kuzimu ninde Yesu ashimwe. Haleluya. Dushimye Imana kuri uyu munsi w'ibyishimo, umunsi umunezero, umunsi twongerewe kugirirwa ubuntu n'Imana bwo kuboneka kuri Holy TV Rwanda. Turanezerewe. Holy TV Rwanda rero ni umurongo, ni channel ya Holy Spirit Church tugiye kujya ducishaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ivugabutumwa, indirimbo, ubuhamya. Inshuti zacu rero abadukurikirana ku isi yose, ndumva ari ishimwe rikomeye. Mwajyaga munkurikirana inshuro nyinshi, nabibonaga. Imana ibaha umugisha. So uyu munsi rero mugiye kujya mudushakira kuri iyi channel ya Holy TV Rwanda. Ni channel y'itorero Holy Spirit Church in Rwanda. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Buri gikorwa cyacu cyose niho kigiye kujya gikorerwa, niho kigiye kujya gica. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda nshuti z'Imana, nshuti z'umusaraba, bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana ibambike imbaraga, Imana ibakomeze, Imana ibagirire neza cyane kandi bishimire. Ni ukuri dufatanya kujya mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Ntubabare wihanga